Ladies and gentlemen, put your hands together for Tizzy. Amashimwe cyane kuri Tizzy. Je mu ndirimbo ya Champions League bampa mikoro ya Liverpool wallahi. First of all, mbere yuko ngira ikintu babwira ndishimye cyane n'ubwa mbere ngeze hano ka Kigali. Ya ibitaramo byose byahabereye yaba iby'abahanzi ibya comedy nago nabashije kubyitabira kubera ikibazo cy'ubushobozi gusa nagira ngo mbabwire ko nta cyahindutse ko n'ubundi yinjira ubuntu. Sasa ubundi mu buzima busanzwe ngende umuntu wikundira kureba filime ariko nikundira filime zo hanze. Urabona filime zo hanze iyo wumvise filime ngo shooter ububizi ko muri filime mimbere uraza gusangamo umurashi wa danger. Wakumva ngo Vikings ukumva ko bari bukine ubuzima bwa kera bw'aba Viking. Ariko mu Rwanda ikintu bita amazina ntibacitaho. Mu Rwanda no hantu uzasanga umuntu yitwa Killaman muri filime agakina vumbira idi cyangwa ari umusazi. Ubundi ubusanga abandi basiriyo kiranga Hitman muri filime irangira avuze nk'amagambo 5 ameze gutyo. Killaman wacu muri filime ameze ngo no ubundi muntu wambabaje Rocky Kimomo turamwemera asobanura amafilime fresh yagiye gukora filime ndavuga ati buriya agiye gukora filime yirefeye kuzasobanura good akora filime nziza. Ewa ikintu cyambabaje yashizemo ikiveshuru cy'ubugari. Undi muntu wigeze kumbabaza dore abakinnyi ba filime benshi reka muvuge n'ubundi nakanyuma Clapton azamfata. Mitsutsu baramubaje ati se filime ukina wirefera kuri inde? Mitsutsu ati ngewe izi filime ni refera kuri Charlie Chaplin. Shariro ikintu tumuziho ukuyemo kakagendo ke kagurye ubundi tuzi ko muri filime nta jambo na rimwe yigeze avuga. Mitsutsu wamwirefeyeho we muri filime usibye no kuvuga aranahebeba. Sasa nababwiye mutaza kureba rino kote bibatera ubwoba. Mujama wa nije yicara mu banyarwenya ubundi kuza hano naje na bisi ariko buriya kimwe mu bintu bitubangamiye abantu dutega bisi mwerago mubizi mwe murabizi arya regira nihe barabizi no ngo abantu dutega bisi iyo ufite smartphone abantu badafite smartphone baratubangamira. Iyo uri muracata umuntu udafite smartphone niwo mwanya mwiza wabonye wo kubona ibintu bigezweho amakuru niwo mwanya wo kuyasoma. Je na yindi gucata ndacata bakanyandikira message nkasubiza arimo arasoma arimo arabireba bigera igihe banyoreza voice note chat yose rayikurikiye ubwo bigeze kuri voice note abaratakaye kira kugutwi numva voice note ngiye kumva numva arambwe ngo niza nanjye numve wumva ikima no hari ukuntu uba uri guscrollinga nko kuri Instagram ukabona aka video ukakareba faster kagahita kibana akazamo ngo watch again agahita kuvuga ngo kandaho ntabwo nabibonye neza. No hari ukuntu uba urimo gucata noneho akageraho chat akayikunda. Ewa nanjye ndi gucata n'umukobwa ndi kwishaza ryatari ariko mbwa ngo yabyaye numva arambwe ngo yabyaye iki. So nkunda kujya mu makwe kano gakote njya nkunda kukifashisha mu bukwe habamo abantu bita abatahira murabazi bavugira inka mu bukwe bara batipe iyo umugore ari mwiza batuma ubimenya araza umugore wawe ni mwiza baraza bisanzwe ngwino se rutete babanguriye rutanga ngikunda ibyari bitare n'amagajiranga yibyarira amajana none yari mubi
urumva aturuka inyuma y'itente iwacu babyita ibisharagati nagaba yamubonye araza akimukubita amaso ngo rigani rugajo humura nta kintu ndi bukuvugeho ndabona wazanye n'umukobwa ariko kanivugire ku nshuti yawe Robin Ngabo ntago mwazanye Robin Ngabo abamuzi niwe social media manager wa Rayon Sport Bob sibyo nawe ukora kuri televiziyo Bob Shema sasa nukuvuga ngo iyo umuntu afite buri kigo mu Rwanda Gen zifite social media manager buri muntu ukoresha social media zayo noneho nanjye mfite ariko noneho umuntu ufite social media z'ikigo runaka exactly biri muri phone ye hari igihe ajya gutextinga nk'umuntu byihutirwa akibagirwa guswitchinga ngakuremo account y'ikigo akorera noneho jewe mfite umukobwa twakundanaga ataramenya ko nkennye noneho we yari umuganga noneho niwe yari na social media manager w'icyo kigo wari ku bitaro yakoragamo umunsi umwe njya koga ari mu gitondo numva barampamagaye ngo Tizzy ngo barakwandikiye nginde ngibitaro by'Indera biri kubaza ngo umeze ute noneho si ibyo gusa ejo na postinze ifoto kuri Twitter ngiye kubona mbona account ya Prudence yashyizeho akantu gutya ngo sasa arakandi kantu ashaka kubabwira imageragere murahazi imageragere bareba filime bakina umupira ibintu byose biba mu buzima busanzwe ngeze kujya imageragere habaye match no match ibiri guhuza imfungwa zifungiye ikintu kimwe n'izindi zifungiye ikindi umusifuzi nawe aba ari umuntu maho ngaho ubwo match mbere yo kwitangira abari mu buzima busanzwe iyo match igiye gutangira baravuga ngo mwizamu arimo Kwizera Olivier Gishweka ngakaba yarakinye mu ikipe ya APR aca muri Rayon Sport aza no kujya muri Gasogi United naho niko bameze abakinnyi bameze nk'abo hanze batandukaniye ku nyogosho noneho n'abanaliste baba bahari imbere yuko match itangira ngo sasa ujya mwumva nka kwa kundi Rugajo abanza kubabwira ngo urabona kiriya kipe ngo y'abajura ngo ni ikipe ikomeye cyane ngo kubera ko kiriya gisambo kiri mu izamu ngo ni igisambo gikomeye cyane no match iratangira barakina igitego kiza kujyamo ngiye kumva numva ngo reka turabe imbere izamu ishoti go abajura ngo bamufungiye kuri sitasiyo ya Remera bamujyana kwa Kabuga Biranga bamujyana iwowo Biranga bamuzana imageragere imyaka 5 hano nta kintu narenza murakoze cyane nitwa Tizzy Mbega